rimwe kabiri gatatu Eric Mucyo komeza ubabwire ibyo wacu ni Jay Paul Umuhamya Jimmy komeza ubaye ku ngoma z'iwacu right twagiye mpera z'umucyo atera ntari iwacu iwabo w'abantu ibwizi iwacu mpera z'umucyo atera ntari iwacu iwabo w'abantu hari hatuma kotsi imirasire idasanzwe hari imisozi hari amatara ni iwabo w'abantu niho nkesha ubumwe ndetse no kuba umuntu hariya ni iwacu ibwizi iwacu mpera z'umucyo atera ntari iwacu iwabo w'abantu ibwizi iwacu mpera z'umucyo atera ntari iwacu iwabo w'abantu aho amata agira gitereka aho inka zigira gisasira uzasanga bari b'indero n'umuco n'abasore b'intwari batari ibigwari aho ireme ry'ubusabane n'urugwiro aho urukundo rwa kivandimwe ruganje atera ntari iwacu iwabo w'abantu ibwizi iwacu mpera z'umucyo atera ntari iwacu African love ibwizi iwacu mpera z'umucyo atera ntari iwacu iwabo w'abantu ibwizi iwacu mpera z'umucyo atera ntari iwacu iwabo w'abantu ibwizi iwacu mpera z'umucyo atera ntari iwacu iwabo w'abantu ibwizi iwacu mpera z'umucyo atera ntari iwacu iwabo w'abantu iki ni ikinyemera iwabo w'abantu iki ni ikinyemera one love iki ni ikinyemera iwabo w'abantu hamwe imvura ikigwa imirimo ikera noneho rero igitero bwashoboye kwirangiza indirimbo y'ijana mirongo icyenda n'icyenda turaririmba umurongo wa mbere no gusubiramo n'uwa kabiri no gusubiramo bahagaze neza She
murabizi ko mu gihe cy'ubukonje igihe aya mezi ashize uko ari atanu muri biriya bihugu by'amajyaruguru byose haba hari ubukonje bwinshi cyane mu gihe bita winter cyangwa se iveri. Ibiti byose biba byarakokotse n'amababi kubera imbeho, ahantu hose hatwikiriwe n'ibintu bimeze nk'ifu igwa nk'imvura igatwikira ahantu hose, iyo mwita mu cyongereza snow cyangwa se neige mu gifaransa. Ariko iyo bigejeje muri uku kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane, ya neige irashonga, ubushyuhe bukongera bugabanuka. Iyo bugarutse rero, igiti cy'umutini cyari cyarakokotse, imibereho y'icyo giti binyuranye n'ibindi biti. Ibindi biti biratangira bikazana amababi, bikongera bigashika, ariko si ko umutini ubigenza. Ahubwo aho kugira ngo umutini uzane amababi, uzana utuntu tw'uturabyo, urututu, akantu k'akarabyo niko kabanza. Nyuma y'akarabyo hakaza itunda rikabanza kuza, amababi atarangira. Nyuma itunda ryaba ritangiye gukura, amababi agakura akaza. Ku buryo iyo ubonye igiti cy'umutini gifite amababi menshi, umenya ko kinariho imbuto zihishije. Muri ako gasusuruko Yesu akaza n'abigishwa be bati Imana ishimwe. Barabona igiti cy'umutini gifite amababi ariko yose, gifite amababi menshi bati kiriho imbuto nyinshi. Nyamara icyatangaje nuko ab'impamvu baratangiye barirukanka batanga Yesu kuri icyo giti, baratangira bashakisha imbuto bahera hasi ku mashami abanza yo hasi. Abazikurira barurira bagera mu bushorishori bw'icyo giti cyasaga n'igifite imbuto. Icyo giti cyasaga n'igifite imbuto, ariko bashaka imbuto baburaho imbuto. Nababwiye nagize amahirwe atangaje kubera yuko nabonye aba banyeshuri, bita abanyeshuri bita abavandimwe mu Mwami Yesu, mbita intumwa za Yesu, kuko aho bari hose Yesu yarabagerageje. Navuze ubwo Imana ifashije kugira nkababona, reka mbabaze ripoti, ibyo mwita ripoti, imemoriyo. Mbese ko Yesu ntacyo yabimiye, aho mpungenge nagize, aho ntabwo aho uri ubashije, aho uri ufite akazi keza, cya giti cyari giteye ubutaka bwiza, nacyo cyatumaga gishishe, cyabonye amazi ahagije, kuko sino ishonga ihinduka amazi. Icyo giti cyari cyabonye amazi menshi akomotse kuri sino. Nta Imana yabiye, nta Imana yabarinze, yabahaye akazi keza, yabahaye kugira ubwoko bwiza bwo gukorana. Ndagira ngo dutekereze gatoya kuri kino gitekerezo. Mbese Yesu yaza akabashakaho imbuto. Imbuto ni abantu mwakirije Yesu Kristo, imbuto ni abantu mwazaniye Umwami Yesu, imbuto ni abantu mwamenyesheje ibya Yesu Kristo umucunguzi, wa wundi wapfiriye, wa wundi wababariwe. Yesu Kristo Umwami wanyu ubakunda, Yesu Kristo Umwami wacu tugiye kugaruka. Mbese Yesu yaza kumushakaho imbuto, agahera hasi akageza hejuru, yabona umaze kuzana abantu bangahe kubamenyesha Yesu Kristo umucunguzi wabo. Icyo ni ikibazo ngira ngo buri muntu wese yibaze ku giti cye. Aho uri intumwa y'Umwami, none ntabwo Yesu yaza akagushakaho urubuto.
nibura rumwe akarura. Imana yafashije kugira ngo nongere mbibutse ko muri intumwa za Kristo umuntu wese aho ari. Ese Yesu nagaruka ku ikamba ryawe hazaba hari inyenyeri zingahe? Se hazaba hari inyenyeri? Se bazi ikibazo cy'amatsiko? Oya bakiretse. Se hazaba hari inyenyeri ebyiri? Habanga ntacyo iyo nzapfa no kuribona gusa. Iyi birashoboka nabyo nzapfa no kuribona ariko nkaba ndibonye ariko rero ukabibona nyuma. Ubu umuntu umwe gusa wamenyesha inkuru nziza y'umwami Yesu nawe akazabona ubugingo buhoraho. Erega inkuru mufite ikurikiza, inkuru mufite mwavanye hano ni inkuru izakiza abantu bakazabona ubugingo buhoraho. Burya mwumviye hano mukiga inkuru y'umwami Yesu, mukiga urukundo rwe, mukiga ukuntu yabitangiye, yitangiye isi yose nta muntu n'umwe atitangiye. Iyo ari ikurikiza ubonye ngo bagenzi bawe mukorana uburemo n'umwe wazabona ubugingo buhoraho kandi kuba wiyizi. Igitekerezo cy'iki giti kirababaje cyane. Barumira barashakura abateteho bari abantu bari bageze hejuru mu bushorishori baburamo itunda na rimwe. Yesu yigeze yumvira yari afite abumvira aburira bari bahari ategereje ko bakuzanira amatunda hasi aho ngaho bakayabagarukira aho ngaho agasusuruko kabarucamo rwose nta kintu kirimo kugira ngo ugere ahantu baruzi ko baza kutugaburira abana cyane cyane mwebwe murabizi iyo mugiye ahantu iteka ryose uzi ko bakugaburira ariko iyo hapfuye batakugaburiye wumva utazasubirayo. Yesu yari ategereje ibyo kurikirana abagisha bazana n'amabiri ariko bagarutse bamanuka nta kintu bazanye agasusuruko karushaho kubicara gusa. Maze Yesu areba cyane ati sinshaka ko Yesu yabavugiraho iri jambo. Igiti arakivuga barigendera. Bukeye bagarutse basanga cyamumenye cyabaye urukwi. Ntabwo bifuza kumera nk'icyo giti. Igiti cyamenye amazi cyagiteye ubutaka burimo ifumbire. Bavandimwe ndabinginze ngo ejo utazabona igihuha. Ni koko mukora ahantu henshi, mukorana n'abantu benshi, muhura na za situwasiyo zitari zimwe, ariko icyo bashinga kandi mu izina ry'Imana ndabinginze hatagira ikintu cyabarangaza. Muri iyi si hari ibintu byinshi birangaza, hatagira ikintu cyabarangaza. Umurangazwe n'ibintu, urangazwe n'amafaranga. Kristo nagaruka muzabona ubugingo buhoraho, biragatsindwa n'Imana. Habe nabyifuriza ngo Kristo nazagaruka. Il
gakeya nongeye kuba ngeze aha ibyishimo bikomeye nahoze ndeba ahantu twajya dukina vore kandi nabukina vore umukino wa volleyball muracyawukina muracyahora nahoze n'umukinnyi wa volleyball mu kintu kimwe twajya dukina hariya aho nabonye barahubatse byajya biba muri make bakaba bashimye bumva tukomeze tuganire kandi umuyobozi muraho Yesu ashimwe banyita Habimana Fidel nanjye narangije ho gatoya nyuma y'umuvandimwe ho umwaka umwe ujya narangije 9/6/9 urumva muri 97 niho twari turangije njyewe maze imyaka ibiri kikoze cyo nabaga i Kigali ngarutse n'ahangaha niyo mpamvu isura yanjye yo murayizi yitwa Ntwari Patricio murakoze muraho njye twavuga na Fasilesi nize hano kuva muri 86 kugeza muri 92 imyaka 6 yose niho nayize muri normal primaire nkaba ubundi rero iwacu ni ahangaha ngo bimagera ariko ikintu cyashimishije cyane hano ni uko hari zimwe mu banyeshuri nari nkumbuye cyane iniforume rwose ya wese na kaki nari nkumbuye impanuro za perezida za pasiteri hari n'abavandimwe benshi rero hano nari nkumbuye isabato yitwe Grace Park ni naho nabatijwe ikindi nkabashimishijwe n'uko habaye ubumwe nkaba mpagarutse irimo benshi nk'uko mubabanjirije nawe yabivugaga nazajya nifuje kuzana n'umuryango wanjye kuko umufasha wanjye nawe arahazi cyane yarahabaye n'umutsi yarahabaye ariko abana nababwiraga igihe gitwe bati igitwe ariko ndibaza ko baje basoma ibyapa bumvise hari ibyo batazongera kumbaza cyane bazaba batitwe kongera gusura abandi murakoze cyane Imana imugishe ndabona pasiteri akora hari sinzi murakoze cyane nanjye ndabasuhuje Yesu ashimwe rero nanjye hano navuga ko ari iwacu ni mu rugo mufite abavandimwe nishimira kuhaza rero kuko mbanza mu rugo mbanza mu bavandimwe Imana ikomeze kuduha umugisha ahangaha ni mu rugo kuko njyewe nabanje kurerwa n'uyu musaza mu bitaro nkirangiza imiterere nubwo ntayize hano ariko kaminuza nayize ubwo rero numvise abavandimwe bafite gahunda yo kuza ahangaha ndavuga nti ngomba kugenda nkajya mu icumbi nkareba ahantu nakuye ubwenge bwa kaminuza ndetse no mu rugo rw'iwacu twubatse hanisho kwa rugo rwa Dr. Samuel twari dutuye rwose aha rero ni mu rugo ndetse n'ubwo umwaka satani yaturwanya ariko dufite imbere y'ubwo yatsinzwe turi hano tugira intsinzi ko tuzi Imana izadusubiza turanezerewe cyane rero kandi mugire kuraje ntimucike intege mu rugendo duhura n'ibigeragezo byinshi ariko Imana wacu iracyariho kandi azadutsindira ibihe byose nubwo iryo jambo ritarasohoka ariko turabyirinda kandi turabyishimiye gusa turi kumwe
kubaremerera tumva twebwe ubwacu twagize gucika intege ariko twibuka ko umwami wacu ariko niyo mpamvu duhagaze aha ngaha turishimye pe dufite ibyiringiro yuko Yesu azakemura ikibazo dufite kandi ntabwo ari twe twenyine n'abanyarwanda benshi iyo ni muri CH umwe dushima Imana yadushoboje kuba twageze hano amahoro ko twahuye n'ibigeragezo byinshi by'imvura bituma tubasha gukererwa niyo mpamvu bamwe baje inyuma abandi batsindira reka twe twahageze dushima Imana. Nitwa Usamase Chantal naretse bakuru banjye baranyita ntekereza ko ari igihe mutoya mu bantu bize hano njye nahatangiye nambara ikirangira nahize icyo bita tronco mubugu nahize imyaka 3 uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu nkomereza ahandi ni kuri ndashima Imana ko nageze kwa papa arabisi baramukunda niyo mpamvu twebwe turaza muri iyo mvura yose mu by'ukuri dufite uruhinja rw'amezi 4 ariko narusize kuko numvaga ntashobora kubyihanganira ndishimye ko ngeze hano ndishimye no kuba numvise ikibwirizwa cya papa numva nari mukumbuye reka turekeraho turategereza ko turi buvuge n'ibindi bagenzi bacu bahageze ntekereza ko bahageze nabo bari mu mucyo wabatangariza murakoze. Murakoze nitwa Denise Mukamusoni natangiye hano muri 1988 ntabwo naharangirije hafi yageze ku wa gatanu nishimiye kongera kuhagaruka. Murakoze. Haleluya. Sabato nziza. Amen. Nitwa Nyiraimana Maria nabaye hano ariko njye nahavuye poromosiyo itararangiza nahavuye muri 1988. Yesu ashimwe. Nitwa Mukangarambe Charlotte natangiye hano muri 1988 arangiriza muri 1996. Yesu aduhaye umugisha. Yesu ashimwe. Sabato nziza. Nitwa Neza Marie Claire narangije hano mu kiganiro. Yesu ashimwe. Nitwa Nahimana Shadrach natangiye hano muri 1991 natangiye ndi umunyeshuri ariko ubundi nanahabaye mbere yaho hari muri za 1984 gutyo 1991 nibwo natangiye kwiga ubu za 1988 n'ibindi hari ibindi nakoraga naharangije muri 1997 kwezi kwa 12 ubu ndumva ntakindi. Ndizeye nagejejwe muri 2012 barizwa Nyamirambo kuri Eglise Francophone. Murakoze. None rero tubashimiye ko umuhati bagize gukorera urugero rw'imodoka rw'Urwanda ariko baramwigira urwo rukundo bakubwiye aha ngaha ahandi baruvanye ibyiza byose aho umuntu atwaye uyu munsi yabivanye muri we ibyo byose Imana izabibibukire kandi izabibahire ikamba muri ya makamba muri za nyenyeri baba bose baciye turizera ko inyenyeri ikamba zaba zirengeye kurusha y'abandi bose. Murakoze rero twari umwanya munini ko tugomba gusubirayo abari mu mujyi abari hirya no hino batabasha kugera hano nabo turabahagarariye ariko nabo batubwiye rwose nabo turi kumwe nta kintu ntashizaho rwose hari igihe tuzagaruka tugaruka kugira ngo dushima Yesu dushima Imana zafunze bagize bate turi hano turi benshi tutabasha kwicara muri iyi nzu turi hehe hanze hanini cyane dushima turi mu mashini kubera iki bikomeye bitangaza uwiteka hari ijambo riba hariya hanze leta yajya kutubwira ngo
Ibikuremereye, ntukire
Yesu yiteguye kukubera igisubizo n'ukuri Imana irasubiza yibwire ibikuremereye ntukirengagize ibyiza byo gusenga Yesu yiteguye kukubera igisubizo igihe wumva ubabaye cyangwa se utenebutse ukabure kuganyira umwami wawe nawe yabaye mu isi azi imibabaro y'abana b'abantu ubwo yarakiri mu isi yabanaga na bose yagiriraga umuntu isi bimukwiriye yaba umunyamahanga n'umwisiraheli bose yabitagaho n'ukuri Imana irasubiza yibwire ibikuremereye ntukirengagize ibyiza byo gusenga Yesu yiteguye kukubera igisubizo n'ukuri Imana irasubiza yibwire ibikuremereye Yesu yiteguye kukubera igisubizo ntukirengagize ibyiza byo gusenga Yesu yiteguye kukubera igisubizo sabe gusohoza amasezerano wibuke ko yavuze ati usabye arahabwa n'ushatse akabona ubutwari no kwizera ndetse n'ibyiringiro nizo mbuto zikwiriye abana b'Imana twabyuka kare kare uzisaba Imana izaguhera ubuntu n'ukuri Imana irasubiza yibwire ibikuremereye ntukirengagize ibyiza byo gusenga Yesu yiteguye kukubera igisubizo n'ukuri Imana irasubiza yibwire ibikuremereye ntukirengagize ibyiza byo gusenga Yesu yiteguye kukubera igisubizo utenebutse ukabure kuganyira umwami wawe nawe yabaye
asubiza yibwire ibikuremereye. Yesu yiteguye kukubera igisubizo. Ntukirengagize ibyiza byo gusenga. Yesu yiteguye kukubera igisubizo. rimwe kabiri gatatu iwacu mpera z'umucyo hatera iwacu iwabo w'abantu ibwizi iwacu mpera z'umucyo hatera iwacu iwabo w'abantu. hari hatutuma kotsi imirasire idasanzwe, hari imisozi hari amatara n'iwabo w'abantu nionyesha ubumuntu ndetse no ku bumuntu. hariya ni iwacu iwacu mpera z'umucyo atera iwacu iwabo w'abantu ibwizi iwacu mpera z'umucyo atera